Muraho Almost Home bicishe mu mushinga wayo witwa Shirowa yabashyiriye hanze urubuga ruzabafasha kwiga Bibiliya rwitwa kwigabibiliya.com. Uru urubuga rwiza cyane. Kuri uru rubuga uzajya ubonaho amasomo ya buri munsi, uzajya ubonaho inyandiko zivuga ku ngingo runaka zitandukanye. Kuri uru rubuga uzabonaho ibyigisho bya Bibiliya byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bw'amashusho, bw'inyandiko ndetse n'ibitabo. Kuri uru rubuga hariho Bibiliya yose yuzuye kandi ifite n'amajwi. Iyi Bibiliya kandi izajya igufasha mu buryo bugiye butandukanye. Ubasha kubika amasomo, ubasha gushaka amasomo mu buryo bwihuse, ubasha gusangiza bagenzi bawe amasomo ndetse n'ibice bya Bibiliya kugira ngo banezeranwe nawe, kubera yuko uyu munsi abantu benshi bari gukoresha interinete, abantu benshi bari gukoresha computer, abantu benshi bari gukoresha telefone. Natwe twaravuze tuti rero reka twegereza abantu iki gikoresho kizatuma barushaho kugira uburyo bwuzuye kandi bukize bwo gusabana n'Imana, bizatuma umubano wabo mu bigendanye no kwitegura ubugingo buhoraho uzakomera. Turabasaba rero kugira ngo mwinjire kuri uru rubuga, mukore amakonte kugira ngo ibyo tuzadushyiraho byose mujye mubibona byihuse kandi mubahabwe n'amahirwe yo kugenda mubika amasomo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye twabashyiriyeho. Reka tuhahurire.